Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bakunzi ba channel yacu Isango TV. Nongeye kubasuhuza mbifuriza umugoroba mwiza, ibihe byiza nshuti dukomeje kubana umunsi ku munsi, mbashimira ko mu by'ukuri mudatezuka cyangwa se muri abantu b'intwari cyane. Ndabashima cyane. Ndabashima kuko dukomeza kubana mu bihe bigiye bitandukanye kandi mukaba muri abantu mudacika intege mu by'ukuri duhora twibanira umunsi ku munsi. Mu by'ukuri nagira ngo twongere tuganire n'umukunzi wanjye ni inshuti yanyu Afro Disi. Isange TV ni channel ibatekerezaho umunsi ku munsi, hagezaho amakuru uko bishoboka kose kugira ngo tujye dukomeza tubane hatazajya hagira ibibacika. Uyu munsi rero hakaba hari icyo bita ikiganiro tujye kuganiraho, tujye gusa naho tureba ku bijyanye n'icyo bita imibereho cyangwa se mu rugo rw'umuntu. Nk'uko mwabibonye kuri thumbnail cyangwa se ku ifoto iranga ikiganiro, ku mutwe wayo uragira uti ibintu birindwi bituma umuntu adatera imbere. Ibi ni ibintu birindwi twagutoranyirije cyangwa se nagutoranyirije kugira ngo ubimenye, ibintu birindwi bituma umuntu adatera imbere. Ibintu birindwi turaje tuze tubirebe guhera ku cya mbere kugeza ku cya karindwi. Ibintu rero iyo ubyirinze ugomba kubimenya kandi ukanamenya n'ukuntu wabyirinda kugira ngo ubone ukuntu watera imbere. Inshuti bakunzi ba channel yacu Isange TV cyangwa se umuyoboro wacu, nkaba nyine mbashimiye cyane ukuntu dukomeje kubana ndetse mbashishikariza kuntera inkunga cyangwa gutera inkunga channel yanyu kugira ngo natwe tugire nyine dukomeze tugire aho tugera, dukomeze tutere imbere cyangwa se tugire aho tugera kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bitandukanye, duhugurane, dufashanye. Nta kindi inshuti ziberaho ni ugufashanya, ni kumvana, kuganira, gufashanya, mbese naho ngaho ruba ruzingiye. Nkaba rero nongeye kubifuriza ikaze mwe mudahwema kudukurikira, mwe mudahwema muri kuduteza imbere, mbasaba ngo mukore like, subscribe. Ibyo bari ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo tujye tubasha kugira aho tugera cyangwa se dukure, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukana ibyo ari byo byose, aho tuzatubarebera tubakusanyiriza amakuru abagezweho biba bivugwa, ariko cyane tukazajya twibanda ndetse no ku bijyanye n'imibereho, kuko buri imibereho ni ikintu cy'ingenzi mu by'ukuri, ikintu cy'ingenzi kugira ngo mu by'ukuri tujye tubasha kureba bimwe mu byadufasha kubaho, mu byadufasha gutera imbere. Buriya yo umuntu atabashije kuba yakwisanzura cyangwa se yatera imbere mu rugo rwe, ahari yatera imbere mu bijyanye no kwihaza, mu bijyanye n'ibiribwa n'ubushobozi n'ibindi. Mu by'ukuri kuganira ntabwo biba kenshi, ariko buriya abantu bafite umutekano ahantu hariho hose baraganira bigakunda. Reka tuze rero tubane mu minota itari myinshi cyane, tuze turebe nyine ibintu birindwi cyangwa se twabita nk'imbogamizi. Ubundi ni nk'imbogamizi dushaka twabita imbogamizi zituma umuntu agira gute adatera imbere, waba uri mu rugo, waba warashinze urugo, waba utararushinze. Ibi bintu mu by'ukuri iyo wabashize kuba imbata yabyo, ntabwo mu by'ukuri ubasha kuba wagira aho ugera, kubera ko usanga nyine ari imbogamizi cyangwa se ari hahandi umuntu, niba muzi icyo bita umufatango ugira gutya wajya gutambuka, mu by'ukuri ukagufata ukabuza gutambuka. Twabitaro nk'imifatango, ni imifatango irindwi ituma umuntu atagira, mu by'ukuri atazagera ageraho nawe yitwa umuntu wubashywe cyangwa se umuntu ufite icyo yimariye iteka, ukazahora ubarizwa muri cya cyiciro cya kindi utambuka ntagire uguha ijambo, cya kindi utambuka wabanguye ngabarizwa mu cyiciro cy'abatagize icyo bafite. Aho rero buriya tubashije kwirinda ibi ngibi
ibintu birindwi tugiye kureba hano tubashije kubyirinda, ngira ngo hari icyo byatumarira, mu by'ukuri. Dushobora kutita dutera imbere aka kanya, ariko uko tugenda tugerageza buriya mu buzima ntabwo ducika intege, kuko buriya habaho gucika intege, umuntu yazajya ahita agira gute akareka burundu. Reka nze rero tuze tubane mu by'ukuri. Inshuti bavandimwe, nongeye nyere kubaha ikaze, ariko mbasaba inkunga ikomeye cyane, mbasaba inkunga ifite ikitumariye, inkunga ya subscribe, gukanda subscribe, gukora like, yewe na share na comment, kugira ngo tujye tugira ibyo tugenda tuvugurura. Ni Afro, umukunzi wanyu cyangwa se inshuti yanyu, musangirangendo wanyu, mudahwema kubana tuganira ibyo ari byo byose bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere rero tugiye kureba mu by'ukuri nyine ni umutwe uravuga ngo ibintu birindwi cyangwa se inzitizi zirindwi, cyangwa se uko twabyise yatirimo yacu imifatango irindwi ikubuza kudatambuka ngo utere imbere. Ikintu cya mbere twabonye icyo bita kugira icyo bita urugo rutumvikana, cyangwa se kugira umugore utari mwiza, cyangwa se umugore mubi, nyine wa mugore uhora urwana ashaka amahane menshi cyane. Ngira ngo wa mugabo we nuba ufite umugore ukabona mu by'ukuri ari wa mugore uhora gusaba n'ibyo udafite, atirengagije wenda n'ibikenewe n'ibyangombwa bye bikenewe amafaranga, ahubwo ugasanga ashaka kwifurahisha, kandi mu by'ukuri amafaranga ntayahari, ndetse atabibona, intambara ikavuka. Uzamenye ko uwo mugore mu by'ukuri ntabwo yatuma utera imbere, kuko umwe n'uwo mugore we aba ashaka ibimushimisha by'ako kanya, ariko ntabwo aba atekereza imbere. Iyo ubashije rero kuba wagira umugore nk'uwo nguwo, icyangombwa cya mbere ukora ahubwo ni ukwica ukamwigisha, ukamuhata amasomo menshi cyane, kubera ko buriya iyo ufite mwene uwo mugore ntabwo aba azagira atuma hari icyo waba wageraho. Icyo kintu usanga kizonga abantu benshi, kuko ngira ngo ikintu kijyanye n'urugo, impamvu nakigize wenda nka topic ya mbere, navuze ngo byanze kunze ushobora kwirinda ubusinzi, ushobora kwirinda kurya amafaranga, ushobora kwirinda gusesagura, ariko n'ubundi udafite umugore mwiza nta kintu byakumarira. N'ubundi ni hahandi muhora mutongana, murwana, mugira gute, nta byo kujya inama ku bintu byabateza imbere. Usanga ibintu byose nyine ari hasi hejuru, muhora mu nduru, ku musozi ari bavuga ati kwa kanaka nibo bantu barwana, muzwi hose mu by'ukuri, bigaterwa n'umugore uhora nyine ahora akuzengeza, cyangwa se awe atareba ubuzima uko bwifashe mu rugo, akumva ko we yabona ibihenze. Kandi nicyo kimwe nyine usanga nyine aricyo kintu kiba imbogamizi, ugasanga mu by'ukuri ni ikintu kitoroha habe na gatoya. Icyo nicyo cyari kiri ku mwanya wa mbere. Hanyuma ku mwanya wa kabiri tufite icyo bita inshuti mbi. Inshuti mbi buriya mu cyongereza hari tukiga nibyo bitaga peer group, icyo bita bad peer group, cyangwa se ikigare, inshuti mbi, ikigare kidafite aho cyakugeza. Mu by'ukuri umuntu ushaka gutera imbere, nangira ngo waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri iki, ngira ngo mu by'ukuri ikintu cya mbere ugomba kwirinda kugira n'inshuti zitari nziza. Inshuti zitari nziza nta kindi zikugira, ni za nshuti zigushora mu bintu bitandukanye, harimo inzoga, harimo kurwana, ubusinzi, iki. Mu by'ukuri nta ntego baba bafite, bitewe n'uko mu by'ukuri nyine bo ikibari mu mutwe ni ukubareba nanone ibishimisha ubuzima bwabo, byaba ari byiza byaba ari bibi. Ni ba bantu usanga baba mu matabi, ba bantu usanga baba mu biyobyabwenge, ni ba bantu usanga mu by'ukuri niba bagize ikibazo mu rugo nta nama nzima bakugira, ahubwo arakubwira ngo genda urwane, genda ukubite. Niba umugore hari icyo mutumvikanyeho, bo ntibakugira inama kugira ngo mwicire mubiganireho, ahubwo bo bakugira inama kugira gute yo kugenda ukarwana ugakubita. Mwene abo bantu rero ngira ngo umugabo, umuntu nteze amatwi aka kanya,
umuntu uteze amatwi cano yacu ngira ngo ibyo bintu nubona abantu mugendana mu by'ukuri ari abantu ubona badashobotse, nakugira inama yo kuzahita ubakatira, ugahita ugira gute, ugahita ushaka izindi nshuti, kuko inshuti zose ntabwo ziba ari mbi. ngira ngo ushobora kubona inshuti ebyiri, ushobora guhomba inshuti 10 cyangwa 15 ukabona inshuti ebyiri nziza zikugira inama nzima, inshuti zagufasha kugira icyiciro uva ukagira n'icyo ugeraho. Mu by'ukuri rero usanga mwene ibi bintu, usanga icyo bita ikigari cyangwa se kugira inshuti mbi, kugendana n'abantu badafite icyo bita intego, ibi nabyo birazahaza, bituma umuntu nyine adatera imbere, atabasha gutekereza, atabasha kwavasa ngo ajye imbere mu bijyanye n'icyo bita iterambere. Rero ni ngombwa ko mwene aba bantu, wa muntu urimo nyumva uteze amatwi aka kanya cano yacu, ni ngombwa ko uhindura ingendo, cyangwa se niba utajya unabitekereza uhindukire urebe ku ruhande abo bantu mugendana, abo bantu musangira mu kabari, abo bantu mugendana mukorana cyangwa se musangira akabisi n'agahiye, urese abo bantu ni bantu ki? Ese ni beza bakugira inama nziza? Ese abo bantu nabo naba bafite umurongo mwiza? Nubona ari beza ukomezanye nabo, nubona atari beza ubakatira aka kanya ukibyumva. Iyo yari impamvu ya kabiri. Hano rero tuhafite nanone impamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu niyo bita ubusinzi. Ubusinzi usanga ari kimwe mu mbogamizi nazo ziremereye cyane, zifite imbaraga zidasanzwe, kuko uwabaye imbata y'ubusinzi ntuzamubaze icyitwa ejo hazaza. Ejo hazaza hiwe ntago aba habona, ntigira habona habe na gatoya, ntago aba habona, kubera ko mu by'ukuri usanga icyo aba abona we ari inzoga, icyo atekereza ni inzoga, ibindi ntubimubaze. Ni wa muntu ukubwira ngo nta myaka 100, kandi mu by'ukuri wareba ugasanga nyine ni wa muntu wakomye kuba ashyira ibitekerezo byiza imbere, akaba ari wa muntu ubona ko yakagize ejo hazaza heza, abona ari umuntu mu by'ukuri ugaragara nta kindi kibazo afite, ariko mu by'ukuri yabaye koroni y'inzoga, byararangiye mu bwonko, inzoga zaramwishe. Rero niba nawe umeze nk'uku nguku, inama nakugira ni ugutangira kwitoza, ukajya inzoga gake gake ugenda ugabanya, kuko niba umeze gutya gutera imbere ntabwo byagukundira. Inama nakugira rero ni ukugira gute, ni ukujyanisha inzoga gahoro gahoro paka kugeza uzigabanyije. Niba wenda mu cyumweru wanyweraga ibihumbi 10, ukagabanya ukajya unywera 1000, icyo kiraba kihagije. Hanyuma ugeraho inzoga nyine zigasa naho zigabanya, zikagabanuka burundu, maze ntizibe zakubuza gutera imbere mu by'ukuri, kuko usanga niba hari n'icyo wagakuyeho amafaranga uragishora ukajya kugura inzoga, kubera ko icyo kintu wakize imbere, ariko ntutekereze ejo hazaza. Rero noneho unteze amatwi aka kanya, nakugira inama yo kureka icyo bita inzoga, cyangwa se ukazigabanya, kugira ngo ubashe kujya gutera imbere, kuko nacyo kiri mu nzitizi zikomeye cyane. Muntu uriho nyumva ushobora kuba ari n'urubyiruko, abana bato, kuko usanga inzoga ntabwo zigira ibyiciro. Muri iki gihe usanga n'ubundi haba abakuze, haba batoya, abasore, haba inkumi, haba iki, wenda abakobwa bo ntabwo ari cyane, ariko abasore bo inzoga barazinywa, ndetse ugasanga rimwe na rimwe barashaka no kuba bagera muri cya cyiciro cyo gusinda, ugasanga nyine ni abantu bashatse kugira abasinzi bakiri batoya cyane. Rero niba unteze amatwi wagabanyaho, ntabwo kuzireka we ntibishoboka, kuko umuntu wamenyereye kunywa inzoga ntabwo ngo arabyutse ahise areka inzoga, oya, ntabwo bishoboka. Ariko mu by'ukuri ushobora kuzajya unywa gahoro gahoro, gake gakeya, kandi ibintu bigakunda, ugasanga inzoga urazigabanyije. Ibyo witaga ko bidashoboka, ugasanga ahubwo inzoga urazigabanyije, birakunze, kuko nta kidashoboka. Abantu abenshi tuganira b'abarokore cyane, cyangwa se abantu batakinywa inzoga bakijijwe, bivugira ko bakijijwe, bose ni abantu banywa inzoga, baguha amateka y'inzoga banywaga, cyangwa se amateka banyuzemo mu bijyanye no kunywa inzoga kwabo. Ugasanga ni abantu mu by'ukuri baba baranywa inzoga cyane, ariko kubera ukuntu babigize intego, bakumva ko hari aho bagomba kugarukira kugira ngo bakomeze urundi rugendo rw'iterambere, byabaye ngombwa ko bazigabanya, kandi byarakunze. Rero nawe nyumva mu by'ukuri wakagombye kuba
inzoga wazigabanyije, kuko iteka n'iteka utekereza ko utazatera imbere cyangwa se uvuga ngo we ngo byararangiye, ngo nta byo gukira, ngo nta byo gutera imbere. Nta muntu yigeze avukana gukira, oya, nta wabivukanye. Wenda biterwa n'aho twakuriye, wenda hari abakize bitewe n'uko bakomeye ku miryango yabo, hari abakize bitewe n'uko iwabo bari bafite amafaranga menshi bakabagabanyirizaho, n'andi bagatangira bizinesi. Ariko mu by'ukuri buriya nuko dufashe ingamba dushobora guteranya udufaranga duke tubona, icyitwa inzoga tukazirinda, amafaranga azajya ikintu atumarira. Ahubwo buriya mu buzima biterwa n'intego, cyane cyane intego wiha. Iyo wihaye intego ngufiya n'intego ndende, buriya biragufasha cyane, ukagira ibyo uzageraho. Wenda mu mezi 5 ari imbere ukaba ati amezi 5 ari imbere nzagera kuri ibi ngibi, hanyuma mu myaka 2 iri imbere nzangiza kuri ibi. Biba byiza rero ko icyo gihe utabaswe cyangwa se utaba imbata y'inzoga, kuko iyo watangiye kujya mu nzoga ntabwo ibyo bintu byakorohera habe na gatoya. Turajya rero ku nzitizi ya kane. Inzitizi ya kane ni ngo kudatinyuka gukorana n'icyo bita ibigo by'imari. Kudatinyuka gukorana n'ibigo by'imari. Muntu nyumva ngira ngo iki ngiki usanga abantu benshi baba bagifite. Hari abantu baba bafite amafaranga cyangwa se babona igishoro, ariko mu by'ukuri kuba bavuga ngo bagiye gutangira gukora bizinesi, ugasanga bango ese banyibye, se mpombye. Usanga mu by'ukuri umuntu arihorera muri ubwo bwoba, hanyuma avuga ngo ntago yajya kuguza amafaranga kubera ko bashobora kuyamwiba, ashobora guhomba, iki n'iki, ngo bashobora kuyamuriraho. Icyo ugasanga umuntu nyine ahora mu bwoba ko adatinyuka bizinesi, ngo akore bizinesi, ajye akorane n'ibigo by'imari za sako zitandukanye, imirenge irahari, za banki. Buriya utabasha kuba watinyuka ngo ugiye kuba kwaka amafaranga kuri banki kugira ngo utangire ukore bizinesi cyangwa se umushinga, uriya ngira ngo gutera imbere biba bigoye, kuko abantu benshi buriya ntabwo bakoresha amafaranga yabo. Abenshi baragenda bakakorana n'ibyo bigo by'imari, ngira ngo cyane cyane amabanki, baragenda bagakorana n'ibyo bigo by'imari, hanyuma bikabaguriza amafaranga, barangiza nyine bakayashoramo, ugasanga ari nyine barunguka. Iyo umushinga utawizeho ushobora kutunguka, ariko buriya umushinga wizeho ushobora no kunguka cyane, ahubwo ugasanga nyine niho havuye cya gishoro cyawe. Kuko hari benshi ubu ngubu tuganira cyangwa se benshi mugenda mwumva bavuga ngo yahereye acuruza ku gataro, cyangwa se yahereye ku bunyobwa, yahereye ku magi, yagize gute, aho ugasanga ubu ngubu ni umuntu w'umukire afite n'imodoka. Ngira ngo ubu yaratinyutse cyane, buriya iyo niba uri umuntu ufite ubushobozi bwo kuba wabona aho ukura amafaranga, ukaba utinya kuba watangira gushora cyangwa se gushyira amafaranga ngo ube wakunguka, cyangwa se bimwe bavuga ngo ijana ribyara irindi. Ibyo bintu buryo bitinya gutera imbere biba biri kure cyane, biba biri kure. Rero wamuna icyo nakubwira kumara impungenge, buriya nta pfusha watabyaye. Bibaho guhomba, ariko kandi buriya ibintu banabiteguye neza uranunguka, nta mpamvu yo kumva ko uri buhombe. Cyane cyane ko abenshi n'ubundi bakoresha amafaranga baba bagiye kwaka kandi bakayakoresha neza, ugasanga ari icyo aba byariye. Reka tujye ku yindi nzitizi, ku nzitizi ya gatanu. Inzitizi ya gatanu iravuga ngo guturana n'abantu basa naho bakubona nk'aho ari wowe ukize, cyangwa se guturana n'abakene, mbese muri makeya, cyangwa se ba bantu badafite icyo bakumarira. Ibi ngibi ngira ngo ni uguturana n'abantu bagufata nk'aho mu by'ukuri wowe ufite urundi rwego uriho, kandi mu by'ukuri nawe wiyumva ko uri umukene, ariko bakabona ko barenzaho cyane. Burya abo bantu nta yindi nama bakugira usibye kuba bazaza bakaba bakurira cyangwa bakajya bavuga ko ari wowe ushoboye, ari wowe wishoboye. Hari karitsiye buri umuntu abamo, ugasanga mu by'ukuri ugasanga abantu bose bari ku rwego rumwe. Iyo abantu bari ku rwego rumwe, mu by'ukuri nyine gutera imbere biba bigoranye. Iyo wagiyemo rero ushaka wenda tuvuge utuye mu bantu hagati y'abaturage wenda nka 20, wenda ubatuyemo ari ufite inka, baba bavuga ko ari we mukire.
aho rero guturana n'abo bantu nta kindi kintu nta nama bazakugira, kuko bazabona ko ari wowe barenzeho. Mu gihe uzashaka gutera imbere we ntibizagukundira, kuko abantu bari aho ngaho nta kintu bigiraho habe na kimwe. Rero muntu nyumva nakugira inama yo gusanga cyane cyane kuganira cyangwa se kugira umuturanyi ufite aho ageze, kugira ngo abe yashobora kugira gute nko kugira inama, kuko burya ngo ntawakugira inama nawe atayigiriye. Ariko burya iyo urebye umuntu ukurenzeho buriya biba byiza, kuko hari ibyo umwigiraho cyane kugira ngo nawe ubone aho uhera uzamuka. Ariko n'umuturanyi abona ko ari we mukire buriya biba bigoranye cyane, nta kuntu wazamuka, ntabwo biba biri bushoboke. Tugiye rero ku nzitizi ya gatandatu. Inzitizi ya gatandatu ijyanye n'icyo bita imiturire. Imiturire buriya nayo ishobora gutuma umuntu nta kintu ageraho. Imiturire cyangwa se aho abantu baba batuye, ubona ko abantu bagiye batuye bitandukanye, cyane cyane ngira ngo imiturire y'ahantu usanga nta bikorwa by'iterambere bihari, ahantu ugasanga nta muhanda uhagera, ntazagura igare ngo abe yagira gute yatwaraho wenda imitwaro y'abantu kugira ngo amuhe amafaranga. Umuntu atuye ahantu atagira umuhanda, ku buryo nta kantu azahakorera, kuko ntiyajya abona uko akahageza, no kahageza byamutwara amafaranga menshi cyane. Mu by'ukuri imiturire ugasanga ahantu nta muriro uhari. Reka wenda ndebe ku rubyiruko, nk'urubyiruko usanga mu by'ukuri ahantu hari umuriro usanga bawukoresha bawubyaza umusaruro, bakora mu business atandukanye. Aho usanga bashinga amasaro, hari abogosha, hari aberekana amafilime n'ibindi, hari abatanga izo ndirimbo. Yewe usanga hari n'abantu bakora mu mishatsi, buriya nabo bakenera ikintu bita umuriro, kuko abantu bose batunganya imishatsi abenshi bakenera umuriro. Iyo hantu rero nta gikorwa cy'iterambere gihari, nta muriro uhari, mu by'ukuri biragorana. Nakugira inama rero yo kwimuka wene aho hantu mu gihe ubona ko nta cyitwa igikorwa cy'iterambere kizahaza vuba. Wakwimuka niba ushaka kugira aho ugera, ukajya wenda ahantu hari icyo bita umuriro. Hanyuma tugiye ku nzitizi isa n'aho ari iya nyuma. Twaje kureba tugasanga inzitizi yo iba ikomeye cyane, iba ari akaga. Mwene iyi nzitizi iyo wahuye nayo ngira ngo biragorana, usibye aho Imana gusa. Ikintu bita uburaya, inzitizi ya karindwi cyangwa se umufatango wa karindwi, nicyo bita uburaya. Buriya umuntu wagiye mu buraya kuvuga ngo yatera imbere, ibyo byo bibere nk'inzozi, kuba ari nko kurota ari ku manywa, kubera ko iki kintu iyo warangije kukijyamo, usibye no gutakaza amafaranga n'ubwonko buba bwagiye, nta kindi uba utekereza icyo bita gukora uburaya gusa, nta kindi. Kugira ngo umuntu nyumva iki kintu, niba wifuza gutera imbere utazigera utekereza kino kintu bita uburaya, ujye ubugendera kure, ujye ubutekereza nk'ikintu kiri sakirirego, kubera ko ari ikintu cyafekita ubuzima bwawe bwose. Kuko ngira ngo ntabwo watera imbere kino kintu cyarakubase, ntabwo bishoboka, kuko amafaranga akigendamo aba ari menshi cyane. Muntu ujya ukora kino kintu akaba yumva ko watera imbere, ibyo byibagirwe. Gusa inama nakugira ni ukugana abapasitoro ndetse n'abapadiri kugira ngo babe bagusengera, bakurambikeho ibiganza, kugira ngo ube wahindukira uve muri uwo mugambi wa sekibi, kuko uriya tuwita umugambi wa sekibi. Iki kintu mu by'ukuri umuntu akigiyemo, usibye kuba wenda niba yari afite n'urugo, kuba igishoboka no kuba yarusenya, ahubwo akagenda, nta kindi byo kuvuga ngo gutera imbere byo ntabwo bishoboka. Ariko iki kintu ukirinze mu by'ukuri nacyo biragufasha guhita utera imbere, kuko buri ugira ubwonko butekereza cyane, uhita ugira ubwonko butekereza kandi bugatekereza imbere. Rero ibi bintu mu by'ukuri cyitwa uburaya nicyo kintu kibi cyane gishoboka, kuko buriya n'inzoga wazikuramo, wazigabanya, buriya ntabwo ari ikibazo cyane. Buriya no kurwanya wabigabanya, kuko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ku buryo umuntu atagaruka. Ariko ikintu bita uburaya cyo, ikintu bibanza kujya mu bwonko, bibanza akajya bikica ubwonko, bikaba aricyo kiberamo cyane kurusha n'ibindi byose. Ubundi byitwa gutekereza, cyitwa bizinesi, ubu kizira nk'uko umuntu azira icyo bita indwara zica. Ikintu bita uburaya rwose ni ikintu kiba kigoye, ni ikintu umuntu yakigiyemo mu by'ukuri, usibye nyine aya masengesho
no kumuba hafi, kumushyiraho amasengesho kugira ngo abe yagaruka Imana igire icyo ikora, biragorana cyane. Rero ngibi bintu birindwi twabahatiyemo uyu munsi, inshuti ba Isange TV, ni ibintu twagutiyemo kugira ngo mu by'ukuri ubimenye yuko ibintu utabyirinze gutera imbere ntabwo biba bishoboka, ariko ibintu iyo wabyirinze gutera imbere birashoboka cyane. Ngo mu by'ukuri tuzajya tubana ibintu bitandukanye, ibi nabyo byari bikenewe kuko iyo urebye urubyiruko rw'iki gihe ndetse n'abakizubaka n'abazubatse ko bataramara igihe, usanga ibi bintu mu by'ukuri iyo batabyirinze rimwe na rimwe ntabwo bituma hari aho bagera, biba inzitizi zikomeye cyane, biba inzitizi zitoroshye cyane, ku buryo ari ngombwa ko nabyo tubiganiraho kugira ngo bijye bigira gute, tujye tubirwanya, bigende bibe kure yacu kugira ngo tubashe gutekereza ejo hazaza, kuko iyo twaramutse ari byo turi gutekereza imbere yacu ntihashoboka, igishoboka biba hari urupfu. Zino nzitizi zirindwi zose icyo zibyara kizima ni urupfu, buri iyo wazikoze ikizima zibyara ni nk'urupfu, ariko ubundi cyitwa umukiro uba ari ntaho. Ngira ngo mu by'ukuri rero ni ikintu nagira ngo tuganireho cyangwa se mbagezeho bakunzi ba Isange TV, ngo niba hari ibindi bihari namwe muzi mwatwandikira muri komenti, tukabasha kugira gute tukagenda tubiganiraho ibyo bintu byaba bisigaye. Izi rero ndizo mpamvu zirindwi cyangwa se inzitizi zirindwi cyangwa se imifatango irindwi ituma umuntu adatera imbere. Ngira ngo mu by'ukuri twayibagejejeho, twageza no kuntu wenda nicyo wakora, ntabwo twayibuza gusa ngo twigendere, ahubwo twabaga n'ingamba wafata kugira ngo niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira aho ugera, niba ushaka kugira icyerekezo kizima, niba ushaka kuba umuntu wubashywe cyangwa se umuntu nyine babona ko ari umuntu nawe ufite agaciro, ni ngombwa ko ibi bintu bigendera kure. Niba wanabikoraga ukabyirinda ugahita ubisezeraho aka kanya. Icyo kintu rero nagira ngo tuganireho muri uyu mwanya. Nshuti bakunzi ba Isange TV rero nkambashimiye, ndabashimira abantu abo twari turi kumwe cyangwa se abazadukurikira nyuma, kugira ngo mu by'ukuri ni ibintu nagira ngo tuganireho, zino mpamvu zirindwi. Ngira ngo mwabashije kuzumva, ahasigaye reka tuzikurikize ngo turebe ko hari aho twagera, ubundi natwe tujye tuba abantu bafite ijambo muri karitsiye. Ariko ubundi yo nyine ntaho uragera, nta jambo ufite mu bantu, kuko murabizi ko uvuga n'ufite icyo atanga, uwo batega amatwi n'ufite aho aba amaze kugera, kuko iyo udafite icyo umaze kugira nta n'umwe gutega amatwi, nta n'ukubaha mu by'ukuri. Rero nshuti bakunzi ba Isange TV, nagira ngo nyine mbasezere mbashimira ko twaboneka dukomeje kubana, mbasaba ngo niba ibi bintu hari icyo bikumarira, hari icyo ukuramo, kandi subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana. Ibintu iyo bikoze biradufasha cyane, kuko niyo nkunga iturutira amafaranga, ngira ngo nirwo rukundo bo tweretse. Rero nkaba mu by'ukuri mbasaba ngo mujye ukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo dukomeze kubana. Buriya iba ari inkunga muduteye cyane, ikomeye cyane. Buriya turabibahira cyane, no ababikoze mubahwe cyane, turabakunda, kandi n'abazabikora n'abagiye kubikora, mu by'ukuri urukundo turarubafitiye, ni urwanyu. Murabizi ko nta mutima mubi, tugomba kwigana nk'abantu b'abavandimwe, nk'abantu bashaka kugira aho bagera, kuko buriya nta kiruta ubuvandimwe, nta kiruta kubana. Buriya ineza iraganza ikamara igihe, ariko buriya inabi yo ntabwo imara igihe. Bityo rero twubake ineza, cyangwa se dushishikarize cyangwa se dusanganize abandi urugwiro n'inteza, kuko ari byo bizima bizatugeza mu buzima burambye kandi twishime. Nshuti bakunzi ba Isange TV rero, ngira ngo reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, dukomeza kubana mu biganiro byacu biri imbere. Hanyuma mbasaba nyine ngo munama n'uwo musanzu wa subscribe, share ndetse na like, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu biri imbere. Kugira ngo mukomeze kugira ibihe byiza, ibiganiro byo nakagaruka. Ciao, tuzajya dukomeza tubane umunsi ku munsi.